amina amina Imana ishimwe uri umugabo Yesu nawe twakugereranya nawe ibyo wakoze byerekana ko uri uwo kwiringirwa wapfiriye amahanga yose natwe tuhabonera agakiza ukuboko kwe niho gusa tubonera gukira uri umugabo Yesu nawe twakugereranya nawe ibyo wakoze byerekana ko uri uwo kwiringirwa wapfiriye amahanga yose natwe tuhabonera agakiza ukuboko kwe niho gusa tubonera gukira ntabwo badufite Yesu tumufite nk'umukiza iyo ni ingingo nyamukuru dufite iturengera ntabwo badufite Yesu tumufite
ishimwe bamitwara kubonye ntabwo badufite Yesu tumufite nk'umukiza iyo ni ingingo nyamukuru ufite iturengera ntabwo badufite Yesu tumufite nk'umukiza iyo ni ingingo nyamukuru ufite iturengera Ibera aho wansize mami Tegeze ijambo wavuze Zaguma ku munara wanjye maze ntegereze imirindi yawe Ibera aho wansize mami Tegeze ijambo wavuze Ategereza nyamutuza ijwi yumvise yabwiwe ko atazafata abanyumwami Yesu ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba naringize ubwoba mbonye ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba mbonye ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba naringize ubwoba mbonye ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba naringize ubwoba mbonye ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba mbonye ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba ariko mana we ariko mana ukandagira imigozi ariko mana we Yesu ayoboye manda nyinshi imbere hari perezida ndabona abadirisha ndabona inshuti za mbega ukuntu bambaye neza rwose kubita umuzika bitaho
gukomerezaho abandi musonga inyuma abandi dusonga imbere Imana ishimwe yego gukomerezaho yego umushaka muto yego Imana bamugisha bakomerezaho rwose ukomeze uwo muzika baza kubabwira Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Dushimye Imana ubwa korali abarobyi ubw'imirimo mwakoze igitangaza idashikirwa mugakora alubumu yitwa gutabara kw'Imana. Na alubumu ya mbere ya kabiri iri indirimbo no mu karere kacu ka Musanze, haba mu ntara y'Amajyaruguru, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose. Ku mugaragaro rero shize iyi alubumu ku mugaragaro mu izina ry'itorero, mu izina ryacu bwite no mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusenge Imana. Kubw'ibyo bakorara abarobyi, tugushimiye abaterankunga n'abandi bose bakoze umurimo kugira ngo iki gikorwa gikoreke, ari nako tugusaba kugira ngo izi ndirimbo zizagira umumaro wo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwose bwuzuye nk'uko icyerekezo cy'itorero ryacu ADPR kiri. Urakoze kuzakora imirimo ku isi yose ndetse no muri Afurika hirya hose ku isi, mu izina ry'Imana Data ry'Umwana ry'Umwuka Wera. Amen. Dushimire Mushumba Hirwa. Yesu gaturiza uwikorerero amaganya yanjye yose. Yesu gaturiza uwiteka nkamenya ko ayo magana yose gahumurizwa no kumenya yuko ndatuga muri doni azanyumvira. Gahumurizwa nuko no kumenya
Amen. Check. Amen. 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 Kuzana ibintu bitoya nta bibasa binini biri hano mucyegereza hano ico kibasa ntimukijyane kure yanje zana hano muzana urubase runini kubera ko tugiye gushaka igikorwa. Haleluya. Okay. Yakubaha pore ukaba mena turase ku ntego twihuse ni ngewe perezida w'abaterankunga bose turi kumwe twaricaye turaganira bana nubura n'igiceri cya 5 undi woweho yewe hanyuma mwakira ubutabazi mu izina rya Yesu mwakira ubutabazi bwihuse iradutabaye yo kabyara wowe wasize mu rugo bimeze nabi akira ubutabazi bwihuse wowe wifitiye amadeni akira ubutabazi ewa ya none yasa mwiturize ubwo indirimbo 3 nizo mugiye kuririmba hanyuma rero namwe ahavuye 600 ni henshi si benshi ni menshi rwose namwe ntako mutagize indirimbo 3 zanyu zihuse zitagira korasi hanyuma abasabye indirimbo abantu mwagiye musaba indirimbo ndaje nzikusanye mbabwira ibindi birakurikira mukubite Goliyati mucice ubundi abadayimoni bipfushe mu izina rya Yesu nibipfushe mu izina rya Yesu. Haleluya. Itangazo umuntu mwicaranye ni Imana yabicazanije munyeganyeza umubwira uti humura itabara bera ihagaza habi Imana itabara bera ihagaza habi DJ twagiye turoncinge natwe turoncinge mu izina rya Yesu. Mushire muri ibase mugenda mushira muri ibase ufashwe wese ashire muri indabo ufashwe ashire mu ndabo nirihagije muri byose irihagije ntabwo Imana itandukanye n'abantu ntabwo igisha inama igiye gukora ibintu Imana itandukanye n'abantu Imana irihagije Imana itandukanye n'abantu ntabwo igisha inama igiye gukora ibintu Imana itandukanye n'abantu Imana irihagije muri byose irihagije ntabwo igisha inama igiye gukora ibintu Imana itandukanye n'abantu ntabwo igisha inama igiye gukora ibintu Imana itandukanye n'abantu yaremye ijuru n'isi
itandukanya umucyo n'umwijima ubutware Imana yaremye ijuru n'isi ubushobozi bwayo itandukanya umucyo n'umwijima ubutware bwayo bakoresheje ibibindi amakondera ni muri Abisirayeli batahana intsinzi baravuga bati kubwo Uwiteka na Gideyoni yarwaniriye Abisirayeli hanyuma baranesha Abamediyani bakoresheje ibibindi amakondera ni muri Abisirayeli batahana intsinzi baravuga bati kubwo Uwiteka na Gideyoni babonye bibaye baratamba abandi bafata inanga zabo baracuranga bavuga bati Uwiteka narwana nk'abantu Uwiteka narwana Uwiteka narwana Uwiteka narwana It's a
isi nzaharanira ubunyangamugayo ibigora n'ibinshi intege sinzabyitaho nzakomeza urugendo rujya mu ijuru sinzareba inyuma ku mibabaro y'isi nzakomeza ngende nzagerayo nzaba intwari kiri mu isi nzaharanira ubunyangamugayo ibibazo n'ibindusha sinzabyitaho nzakomeza urugendo rujya mu ijuru sinzareba inyuma mu by'isi bindusha nzakomeza ngende nzagerayo sinzareba inyuma ku mitego ya satani nzakomeza ngende nzagerayo sinzareba inyuma urinyirukanza nzakomeza ngende nzagerayo kuko abariyo baguwe neza kuko abariyo baguwe neza turashinganye kuko dushigikiwe n'umugabo w'intwari atadutera ubwoba ntakiza duca intege kuko bizaba kose twebwe duhura n'ibibazo n'inzitane zo mw'isi ariko mwihangane iherezo abari muri Yesu abari muri we twebwe turashinganye kuko dushigikiwe n'umugabo w'intwari atadutera ubwoba ntakiza duca intege kuko bizaba kose twebwe duhura n'ibibazo n'inzitane zo mw'isi ariko mwihangane iherezo zamamaza uwo mwami muzamufashe mwese tuhane imana yacu kuko ari ibishoboka zamamaza uwo mwami muzamufashe mwese tuhane imana yacu kuko ari ibishobora rwose iratureberera umagana n'ihoriri maso ntabwo bimeze bityo tuvuga iki twebwe dufite imana isumba iratureberera umagana n'ihoriri maso ntabwo bimeze bityo tuvuga iki iratureberera kumagana n'ijoro ihoriri maso yamwigisize zamamaza uwo mwami muzamufashe mwese imana yacu kuko ari ishobora zamamaza uwo mwami muzamufashe mwese imana yacu kuko ari ishobora zamamaza uwo mwami muzamufashe mwese tuhane imana yacu kuko ari ishobora zamamaza uwo mwami
ishobora byose. Urera, 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 Mana y'isumba byose. Kuva kera barakuvuze kuri Mana kandi ifite umutware. Kuva kera barakuvuze kuri Mana kandi ishobora byose. Urera, 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 Mana y'isumba byose. Kuva kera, kuva kera barakuvuze kuri Mana, kuri Mana kandi ifite umutware. Kuva kera, kuva kera barakuvuze kuri Mana, kuri Mana kandi ishobora byose. Kugukorera ibyo bikwiye shigisha. Kugukorera ibyo bikwiye
amashuri twanyuzemo atwemerera gukoresha igihe neza. Amena. Akorari abarobyi turashimira abantu mwese mwaje kubana natwe uyu munsi. Iyi nda yaratuvunnye cyane, twari tumaze iminsi tuyitwite ariko twabonye. Tudatinze rero, korari abarobyi turagira ngo tubarangire aho mukura izi ndirimbo kuri YouTube. Mwandike abarobyi kwaya ADPR Kabwende Kinigi Muhoza, cyangwa se mwandike Blessed Key Music. Aho ngaho niho murakura indirimbo zacu kuri YouTube. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero hanyuma uyu mukameramani yitwa Ngabo, nawe akorera mu Kinigi, namukamere neza, kamere producer, akaba n'umutoza w'abaririmbyi. Amen. Haleluya. Amen. Uzikurinda mana we, ariko mana waraturinze, urabibona, urinda abarobyi n'abategereje, urinda Kazungu wacu, umukozi w'Imana, urinda abashitsi, ariko mana we, uzikurinda mana we. Haleluya. Gongere haleluya. Imana bahumugisha. Amazina yanjye ni President. Twajyaga dukorera ku madiskete, nazaga kubacura amadiskete kera murukumva ko turabubanye. Abategereje bo nakarusho ntago ndabavuga ariko ni inshuti zanjye cyane cyane. Kazungu. Amena. Nejejwe n'Imana mu mutima, nta mwambonye kare nari ndi gukemura iby'ikoranabuhanga. Izi ndirimbo buri wese yemerewe kuzireba ahari abari hose ku isi. Nukwandikamo kora perezida yababwiye, ugakora subscribe, nta mayinite agenda, ahubwo no kugira ngo ibikorwa bya korari bashiraho ikintu uhita ukibona mu bambere. Inshuti ya korari tuzayibonera hehe? Ikoranabuhanga, si byose? N'abategereje ukandikamo gutya. Imana ibaho umugisha. Hanyuma rero nta ndavuga menshi, umurimo w'Imana ni mugari. Nishimiye Imana mu mutima kuba iki gikorwa cyagezweho. Turi gushutinga habaye akantu kadasanzwe, urusengero rwari ruhiye, ariko Imana yari yavuze ko iziyerekana. Imana yabigenje neza, kandi n'amashusho ameze neza twakoze, nubwo arimo ubushobozi buciriritse ariko n'amavuta y'Imana yariho. Hanyuma rero ku nkunga yanjye murabizi, studio mbemera indirimbo ya audio. Imbere yanyu rero ndabashimira bano baririmbye, bafite discipline, barasenze kandi barakijijwe. Amavuta n'ubuntu bw'Imana bizagumaho mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi bwa Parasite. Hanyuma mwegere inyuma. Igiterane cyacu rero ndumva kigeze ku musozo, ariko mbere ya byose reka dushimire Imana n'ishobora byose, n'itegeka ikirere, ifite mu bubiko bwayo umuyaga n'imvura. Ya Michel, Imana ibahe umugisha. Dushimiye Pasitoro umushumba waturutse mu itorero rya Bigogwe na korari Hori, Imana ibahereze umugisha, n'abaterankunga bose n'abandi bantu bose baturutse muri paruwasi ya Rushubi na paruwasi duhanye indimi imbibi, n'abanyamuryango bose mwese Imana ibahereze umugisha. Turashoje rero igiterane cyacu nk'uko raporo zirimo kubigaragaza. Amafaranga yabonetse kashi ni 4,412,000. N'amafaranga 775, ideni ni 88,900, yose hamwe ni 4,501,675. Chizo bitanu batangiye hano rero byaba 4,405,506 n'amafaranga 677. Imana ihereze umugisha mu izina rya Yesu. Nari Kabwende caci ubwo nabazaze kwifata, Imana imuhereze umugisha.
Haleluya. Yesu nashimwe. Mbere yuko dusenga Imana nk'uko umushumba bivuze, turagira ngo tubamenyeshe ko twanezerewe, turabashimiye kuba mwaradutekerejeho mukadutumira, kandi nuko mwatwakiriye byatunejeje. Imana ibahe umugisha. Rero ndashimira korali Hori, nkashimira abaterankunga bayo badufashije kugira ngo tubashe kugera hano, ariko mwebwe mwese mbashimira, kandi mbizeza ko nimudutumira tuzagaruka, nimutanadutumira tuzaza, kuko inzira twayibonye. Mu by'ukuri turishimye, iyo aba ari ibishoboka tukarara, ariko nyine ngo umwanzi w'ibihe ni amasaha. Ubwo n'ikindi gihe Imana izanca inzira tuzakomeza. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Munyemerere rero muhaguruke dusenga Imana nk'uko mushumba yabidusabye, dushimire Imana ko yabanye natwe, kandi dusengere no gutandukana. Imana data wa twese uhoraho, Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga n'ubutware, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuko wabanye natwe, wagize neza kuva mu gitondo kugera kuri aya masaha. Ni kubw'umuntu bwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye ko waduhaye ibihe byiza turaha kuri iri torero, wabanye natwe tugirira neza mu materaniro, waturindiye umutekano, waduhaye ibihe byiza, waduhaye izuba, uduha umuyaga, uduha amahumbezi, byose byagenze neza. Turabigushimiye. Tugushimiye umusaruro ubonetse muri aya materaniro. Turasenze data mwiza ngo ukomeze gushyigikira ubwoko bwawe, kandi umugisha wawe uboneke kuri iri torero, umugisha wawe uboneke muri iyi paruwasi, umugisha wawe uboneke muri uru rurembo. Mana data wa twese turasenze ngo haze kwifuza kwa buri wese, kandi ukomeze kugirira neza abantu bawe. Mbaye ngombwa ko tugiye gutandukana, turinginze ngo tugiye ugendane natwe, kandi abasigara usigarane nabo. Amahoro n'umutekano utanga biganze imitima yacu twese. Nyemerera ugendane n'abagiye, usigarane n'abasigaye. Tubyambaje Imana twinginga kandi twizeye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Twese dufatanije ubuntu bw'Umwami Imana yacu, kugirirwa neza n'imbabazi no gufashwa n'Umwuka Wera bitahane natwe twese, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Mwaturutse, Imana ibajye
kurengana